bishobora kuba byarakubayeho ukaba warapfushije uwo wakundaga, yari umukunzi cyangwa yari umugore. Uzi uko biryana ndetse bibabaza kumubura, ndetse biragoye kwiyumvisha agahinda kari mu gukumbura utazongera kubona. Bavuga ko urupfu rwose ari urupfu, ariko si gupfusha umugore wawe ndetse agapfira ku kiriri amaze kwibaruka imfura yanyu, byo biryana bingana bite? Wowe byabayeho ni nawe ubyumva cyane kurusha. Iyi ni inkuru y'ibyabayeho ndetse biba ku bantu benshi cyane, kuba wapfusha umukunzi ndetse agahinda biguteye ukabana nako igihe cyose cyawe cyo kubaho. Ni inkuru ivuga ku mugabo Matt washakanye n'umugore we Lizzie akaza gupfa ari ku kiriri. Ibi byatumye Matt afata inshingano zo kurera umwana we nubwo byari bigoranye, ariko yaramureze ndetse atangira ishuri nta wundi mugore ashatse. Yirengagije byinshi byiza kugira ngo arere umwana we, ariko yabinyuzemo kandi umwana we arakura ndetse buri wese mu muryango aheshwa ishema na Matt. Yaje guhura n'undi mukobwa nyuma barakundana, ariko haza kuzamo intambara kuko yatumaga bakurira umwana we, ariko Matt wamaze gushimira se ko Swan babana, Matt yagarutse inyuma asubukura umubano we na Swan. Urugendo rurakomeza. Ese we nyuma y'ibyo waba umaze gucamo, nyuma yo kubura uwo wakundaga, wakifuza gushaka umusimbura? Ibyo buri wese abyibaza ku giti cye. Matt yari amaze igihe gito ashakanye n'umugore wakunda cyane Lizzie, ndetse bidatinze baza kugira umugisha wo kwibaruka. Nk'uko bisanzwe bigenda iyo umugore ari kwa muganga agiye kubyara, Matt nawe yari yabukereye yiteguye guterura imfura ye. Kubw'umugisha w'Imana bibarutse umwana w'umukobwa mwiza ndetse bamwita Maddie. Umugore yari akiri kwa muganga ngo bamukurikirane maze ubundi abe yasezerwa ngo atahe mu rugo. Yaje kugira ikibazo cy'amaraso make, mu kumutwara ngo bamwiteho abaganga bagarutse bonyine n'agahinda kenshi. Matt niko guhita amenya ibibaye. Ababyeyi ba Lizzie babaye nk'abasazi babura icyo bakora, ariko nta kundi bari kugira. Ubwo bahise bategura umuhango wo gushyingura. Matt kumuha ijambo ngo agire icyo avuga byamubereye ihurizo, kuko yumvaga bidashoboka ko umugore we yagenda vuba bingana gutyo. Yibazaga ukuntu agiye kurera umwana wenyine, akibaza ukuntu azaba akora ndetse akanarira, dore ko ari ibintu binanira benshi b'igitsina gabo. Yabonye ko umwana we ari we gusa asigaranye kandi agomba kumwitaho. Yumvaga nta kindi abandi bakora we atashobora. Nyina ndetse na mama wa Lizzie bamusabye ko yabaha umwana bakamurera nawe akita ku bindi by'akazi ashakisha imibereho, ariko aranga babera ibamba kuko yumvaga adashaka ko umwana we amuba kure. Ubwo yabasabye ko byose babimurekera ubundi bakajya baza gusura umwuzukuru wabo ariko batamutwaye. Matt yatangiye akazi ko kurera umwana we, rimwe na rimwe akamuraza ijoro arira. Byari bigoranye, ariko yageragezaga kuba umubyeyi mwiza ku mwana we, akihangana ibyo byose bimugora. Yabonye ko hari byinshi bipfa mu kazi, maze ajya gusaba agahushya ko kuba yaba arera umwana we, ndetse bikunze yajya no kurera mu rugo, ubundi akaza mu kazi mu gihe bamukeneye. Yari afite boss mwiza umwumva, ndetse ibyo ntiyatinze kubyumva. Sinzi ko ari abagabo benshi bazi gukora ibi byose, akaba yakihanganira guhindurira umwana we yitayeho umwanda, kuba yamesa se, kumenyera amasaha yo guhera umwana ibyo kurya, kumuheka akamuryamisha cyangwa akamuhendahenda arimo arira. Gusa ibyo Matt byose yarabikoraga. Haba hari aho byamucanze inshuti ze zikamuha hafi cyangwa ba nyirakuru b'umwana. Iyo yabaga yagiye mu kazi wasangaga arimo asinzira kubera akazi yabaga yarayeho ko kurera, cyangwa ahari akumva amajwi y'umwana arira. Yaje no kugerageza akajya ashaka umukozi wo kumusigarira ku mwana, ariko abona nabyo atabikunze aramureka. Gusa mu kazi ke ntibigeze bamurambirwa, kuko akenshi yajyaga amujyanayo kandi agakora akazi ke neza nta kintu yishe. Inshuti ze zagezaga kumwibutsa ubuzima bakamusaba ko basohokana,
ariko yaba ariyo akumva ntatuje kubera umwana. Ibyo byose aza kubivamo aba we n'umwana we gusa buba ari bwo buzima. Rimwe yacishagamo akajya kureba uko umwana we ahagaze kwa muganga ndetse bakamugira inama. Ababyeyi be ndetse n'abarizi bamubaga hafi bishoboka, bagakurikirana uko umwana ameze. Ndetse na Matt rimwe na rimwe akajyana umwana gusura ba nyirakuru kuko nabyo yari abikeneye. Umukobwa we Mad yaje gukura, akurana na se ari we abona imbere ye ndetse abwirwa ko nyina yapfuye. Yatangiye ishuri ndetse ubona ari umwana w'umuhanga cyane. Kubera gukurana na se niwe mwana w'umukobwa ku ishuri wambaraga ipantaro. Ibi ababikira bayoboraga ishuri bahoraga bihaniza se ko agomba kwemera bakamushakira ijipo, ariko Matt yarabafunganye umutwe. Yakuranye imico y'abahungu kuko se yagiraga inshuti ze ebyiri z'abasore barazaga bagakinana amakarita bose na Mad ndetse bakanasohoka. Inshuti ze zabonye ko bikwiye ko yagira undi muntu bahuza bakaba bakundana. Ubwo Oscar n'inshuti yabo Rose baje kumuhuza n'umukobwa witwaga Yizi, izina risa neza n'iry'umugore we. Ubwo bari basohotse aba bombi nibwo baje kumenyana ndetse batangira gusohokana baba inshuti. Matt iyo yasohokaga yabanzaga gusaba umwana w'uruhushya ndetse akamubwira aho agiye n'abo agiye guhura nabo. Bari inshuti ku buryo bukomeye. Matt yatangiye gushaka uburyo yahuzamo umwana we ndetse n'inshuti ye nshyashya Lizzie, gusa baje kumwita Swan ngo adakomeza kwitwa Lizzie bikaba byakibutsa Matt izina ry'umugore we cyangwa akaba yamutekerezaho cyane. Ubwo batangiye kumenyerana, akaza kubasura mu rugo ndetse Matt nawe akajya kumusura mu rugo. Rimwe Mad yari yagiye ku ishuri, ababikira birangira bamwambitse ijipo ndetse nyuma aza guserezwa n'abana yiganaga nabo babonye yambara imyenda y'imbere y'abahungu. Mad yashatse kumanuka aho yari yuriye ngo arwane n'abo bana, maze amanuka nabi abanza agahanga arakomereka cyane. Bahise bamutwara kwa muganga ndetse bahamagara se inshuro 19 atayifata, dore ko yari yibereye mu bihe byiza na Swan we wari umaze kumutwara uruhu n'uruhande. Yaje kubyuka asanga ku ishuri ry'umwana bamubuze ndetse bamwandikira ubutumwa bugufi bamubwira ko umwana ari kwa muganga. Yarihuse ajya kumureba afite ubwoba ko nawe yamubura mu kanya gato. Baramudoze ndetse Swan nibwo araza kubareba, ariko Matt amubwira nabi ko ibyo barimo babivamo kuko biri gutuma aba kure y'umwana we. Swan yabuze icyo arenzaho nawe arakatarataha ngo ahe amahoro urugo rw'abandi ko yabonaga nawe hari byinshi bitangiye gupfa. Matt na Mad bateguye kujya gusura kwa mama wa Lizzie ngo Mad aba ari hari. Nyirakuru yamutwaraga kumutembereza aho nyina yakundaga kujya, aho inshuti ze zabaga ziri, akamwerekera utuntu twa mama we mu cyumba cye, amubwira ibyo nyina yakundaga n'ibyo yangaga. Nk'umwana utagira nyina nawe hari byinshi yabonaga abura, ndetse n'ubuzima abandi babayeho akabona butandukanye n'ubwe. Matt nawe yagiraga atya akajya gusura abandi, akajya iwabo ndetse n'izindi nshuti ze. Ubwo yaje gusubira mu rugo asubira mu kazi. Yabonye umwanya wo gusohokana n'inshuti ze kuko Mad yari amusigiye kwa nyirakuru ndetse akomeza gukora byinshi mu kazi, dore ko bahise bamuha kujya gukora muri Croatia mu gihe cy'ukwezi. Gusa kubera gukumbura umukobwa we byaramunaniye, yoherezayo inshuti ye ajya kuzana umwana we n'ubundi baruhanye ngo babe bari kumwe. Mama wa Lizzie yamushimiye uburyo yakomeje kwita ku mwana we w'umwuzukuru. Matt yazanye umukobwa we ndetse bajya gusaba imbabazi Swan kuko Mad we yaramwifuzaga ko baba bari kumwe. Swan yababariye Matt ndetse umubano wabo urabyuka. Byari bikwiye ko Matt agira undi muntu waza gusiba icyuho umugore we yari yarasize nubwo byari bigoranye.
Ibi hari abahita babikora n'umwana atarakura ngo yihitiremo cyangwa ngo abone ko yiteguye kubana n'umuntu utari nyina.